Hello guys, uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora gukora edit yo kugendera ku gataro. Video yo kugendera ku gataro rero nyira cyangwa edit yo kugendera ku gataro nyiri yangiye kuba nakwereka uburyo ki ufite kuyikorera ukoresheje phone yawe. Application nkunze gukoresha namwe murayizi na application yitwa InShot. So guys, rero making sure you can subscribe, like, share ndetse na comment. Ako guys, ikintu cyitwa subscribe ni ingenzi. Gukora subscribe wumva bikunze kuko kandi subscribe indi video umuntu akoze ntabwo yongera kugucika, kandi video mba nkora abayizi video z'ubwenge ndetse kandi no kukazogera kugira ngo ninjya kiraho video bajye baguha notification ukande na like kugira urusheho kujya ubona ama video yanjye meshi. Okay guys, rero tugiye gutangira. tuze muri application yacu InShot. Tuhita dukora handitse video. Uraza ushyiremo video yo wakameye mu kirere. Uraba wakameye mu kirere nko gutya. Video yawe ugomba kuba wakamiye mu kirere. Phone yawe ugenda uyitembereza gutya, niba murimo murabibona. Murabibona ko phone iragenda iza gutya imbere. Ugomba kuba wakamiye phone yawe mu kirere ugenda uyitembeza, cyangwa se ugenda uza imbere cyangwa ugenda inyuma, ariko ukagenda ukamira ahantu hatarimo ikintu na kimwe. Kazi nimo murabyumva. Turangiza inyuma y'ibyo ngibyo rero urahita uza ukore ahanditse pipi rero ni iyi ngiyi. Pipi nababwiye ko ikora nka overlay yo kuri CapCut. None uze ushyiremo video wagize ute washutinze gutya. Mo murabibona iyo mupeti yicaye mwibase. Ameze nk'uri gutwara moto se cyangwa biki cyangwa ikindi kintu, ariko ari ku gitambaro cy'iki, ari ku gitambaro cy'icyatsi. Ushaka wakoresha icy'ubururu, ariko kubera yari afite ibase y'ubururu, igitambaro ari icyatsi ntabwo byari bukunda. Nako igitambaro nacyo kigize ubururu ntabwo byakunda. Ubwo nashatse icyatsi. Wowe byategwa n'ibase wambaye n'ibase ufite cyangwa imyenda wambaye, ugahita igitambaro. Ubwo rero wamara kubishyiramo nka gutya, ukahita uza ugakanda ahanditse content ari gukoresha CapCut ni kuri remove bg. Iyo content izo ukahita ukora ahanditse chroma, ugafata kano kasiga kari hariya hejuru kuri umwana ukagakurura ukajyana iburyo gutya, ukahita uza kuri iyi mirongo yo hasi tukayongera kugira ngo kiriya gitambaro tukigire kishiremo mirongo, tukayongera gutya. Urabona ko uriya mwana ari ibase nayo kuba mu ibara ry'ubururu nabyo byabaye nk'ibipfa. Noneho turaza tumufate gutya tumwegeze nk'inyuma. Noneho tuhita tuza dukore kuri keyframe. keyframe dore ni kano kantu
aka ngaka kariho ikimenyetso cyo guteranya. Icyo kagufasha rero ni ugukora ahantu ukahanimetinga ukagashyiraho nka gutya ukagakoraho gutya. Urabona ko hano hasi hasazamo umurongo, hasazamo akantu k'akadomo gasa ukuntu nk'icyatsi, murimo murakabona. Ukaza ukigeza imbere nka gutya, ukahita ukurura ya videwo ikahita iza nka gutya. Ubwo murabona ko na hano naho kagiyemo, ubwo bivuze ngo na hano naho iriya keyframe irimo irahagera. Uyu ngaka na hano kagiyeho. Ubwo reka dupureyinge turebe. Urabona ameze nk'aho ari kugenda, ukongera ukagera gutya ukageza nk'ahangaha, ukongera video nka gutya ukageza nk'ahangaha, ukongera video nka gutya ukageza nk'ahangaha, ukayongera utya ukageza nk'ahangaha, ukayongera utya, ukayita agenda gutya. Dupureyinge turebe. Urabona ko arenze. Ubwo ndabona ari gusa nk'agendera hasi cyane. Reka tumwegeze nko hejuru gakeya nka gutya. Bizaterwa ubundi ahantu ho bipfira guys, niba biterwa n'ukuntu wakameye iriya kilipe ya mbere, ukuntu wakameye. Urabona ngewe ukuntu nayikameye, buriya iyo nshaka kumujyana mu kirere cyane nari bukamere hejuru mu kirere. Niyo mpamvu muri kondera bara riri kugarukamo ry'icyatsi, ni uko rero base yari yicayemo nayo ari icyatsi. Wujuje 100% n'iyi base yahita isibamo. No gushaka ibase idasa y'igitambaro wenda. Ubwo warangiza video yawe wayibonye, amajwi kuyakuramo ni ukuza ugakanda hano kuri iyi video, ukaza ahangaha handitse volume, ukagera ukagabanya ugashyira kuri 0, ukaza no kuri iyi ya kabiri volume ugashyira kuri 0, gushyiramo umuziki ushaka. Ukanda ahangaha kuri audio ugashyiramo umuziki ushaka, ugakanda handitse music, umuziki ushaka uri kuri file yawe. Ikindi gisigaye ni ugukuraho ino watermark ya InShot. Abwiye ko ukanda kuri aka kayigisi kari ahangaha, murimo murakabona. Agakanda hano handitse InShot, tukanda free movie. Gategereza bigufunguka. Byarangira ugatuza aho ya video yo hejuru igarukira, igisigaye inyuma ya overlay cyangwa se ya video kuri pipa igarukira, igisigaye ukahita ukanda split. Ukanda split, ukaza gukanda hano kuri delete, ukahita usiba. Ukanda kuri split ukagikata, ukahita ukanda delete ukagisiba. Ukanda hariya hejuru kuri export
video yawe ukagita ukayiexportinga. So guys, rero nimba ubona koko iyi video bigufashije, bantu making sure ukanda subscribe, like ndetse na share, no muri comment utubwire video twazagukorera utaha. Ciao ciao, ndagukunda cyane.